Good evening, everyone. Nice to see all of you. This evening, I'm so thankful to God who has given us this chance to share the word. Okay, let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you. You have given us this precious time to learn the word of God. Father, since you are spirit, it is impossible for us to see, the you with our own eyes. But you have given us the Bible so that we can learn your heart, your will, and your plan. The Bible clearly says that our ways and your ways are different. Our thoughts and your thoughts are different. That's why in the Bible there are a lot of stories that we cannot understand. But through the Bible, you teach us the word of faith, whereby we go beyond our understanding and accept your word the way it is. We can clearly see how you, Lord, work by faith. Even this evening, allow all of us to follow your word and receive this the word in our heart. Father, we thank you. I pray everything in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, let us open to the book of Matthew, chapter 3. Matthew chapter 3 from verse 13. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I needed to be baptized by you, and are you coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Yes. Then he allowed him. Yes, aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose aherako aremera. When he had been baptized, he just came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira abantu umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda mwishimira. So many people, the reason why they believe in God, it is because they want to receive salvation. Dear viewers, I want to ask you a question. How can you get the proof and the assurance of your salvation? I have met so many people. And because I'm a pastor, I have also got many chances to discuss with them the salvation. So when I ask the people if they are saved, almost all people, they said that they received the salvation, they were saved. And I asked them again, so what is the proof of your salvation? How are you sure that you received the salvation? And they gave me their testimonies. One day I was praising.
kimwe n'andi bamwimbaza Imana. And all of a sudden, you see that all the visions, how I committed the sin before, that it was shown before me. Ngiye kubona magiye mwiyerekwa ntangira kubona video y'ibyaha byose nakoze binshi. And I cried so much. Icyo gihe nararize cyane. And I was beating my chest and testifying and even repented before God. Natangiye kwikomanga mu gatuza naturira Imana ndihana. Some people say that, this is how I received salvation. Bamwe baramubwira bati rwose uko niko twakira agakiza. Some people they said, one day suddenly I began to speak tongues. Abandi baramubwira bati umunsi umwe byaje bintunguye ntangira kuvuga mu ndimi. Because the tongue, that this is the language from heaven. Kubera ko indimi zitamenyekana ari ururimi rwo mu ijuru. That's why I'm sure that this is the fruit of salvation. Nzi neza yuko icyo ari igihamya cy'agakiza nakireka ava ku Mana. I used to drink alcohol. Abandi bakambwira ati njyewe najyaga mu nzoga. I used to live the dirty and filthy life. Nabaga ubuzima bwanduye kandi buhindanye. But one day I was introduced the Jesus Christ and I accepted him as my personal savior. Ariko umunsi umwe banyigisha Yesu mwemera nk'umwami n'umukiza wanjye. And this is how I received salvation. Uko niko nakira agakiza. Because from that moment, I completely quit the drinking and completely stopped the evil things. Kandi igihamya nuko kuva icyo gihe nahagaritse amabi yose nakoraga, sinywa inzoga n'ibindi bibi byose nakoraga. See, there's so many people they came up with this kind of answer. Abantu benshi kuniko basubiza. But when I ask them again, ariko iyo nongeye nkababaza nti, so since then are you completely free from sin? ese kuva uwo munsi wabohotse icyaha by'iteka ryose? Are you completely free from the condemnation? Ese koko nta rubanza rw'icyaha ukigira mu mutima wawe? What if you commit a sin right now? Are you still righteous or you become a sinner? None ubwo uramutse ucumuye nonaha, ese uba uri umunyacyaha cyangwa uri umukiranutsi? People reply to me that, of course I become a sinner. Abantu baravuga ati rwose ucumuye uri umunyabyaha. But you have condemnation in your heart. None se nta rubanza rw'ibyaha n'ibyo ujya ucumura ugira? Of course I have condemnation in my heart. Bakambwira ati rwose birumvikana ndarufite. I don't think there is anyone who does not have the condemnation in this world. Ati kandi muri iyi si nta muntu utagira urubanza rw'icyaha ntawe udakosa. Because there is no one who does not commit a sin. Nta n'umwe rwose udacumura. As long as we are on this earth. Igihe cyose tukiri muri iyi si. Because there is a deceit of Satan. Satani aradushuka. And we commit a sin. Tugakora ibyaha. And this is something normal. Ibi ni ibisanzwe. Even the pastor in the church. Yewe n'abashumba mu nsengero. Elder in the church. N'abakuru b'itorero. Deacons in the church. Abadiyakoni. The choir members in the church. Yewe n'abaririmbyi mu rusengero. Yeah, even all of them, they commit a sin. Aba bose bakora ibyaha. Yeah, this is something normal. Rero ibyo ni ibintu bisanzwe. Therefore, we have to ask for the forgiveness of sins each and every moment. Icyo tugomba gukora no gusaba imbabazi z'ibyaha buri kanya kose tubikoze. I don't know how you think, dear viewers. Bakundwa sinzi aho gutekereza. What is the salvation? None agakiza ubwo ni iki? The salvation is the remission of sins. Ubundi agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. I have no doubt that all of us we agree that if you have sin in your heart, you are not allowed to enter into the heaven. Ndabizi neza yuko mwese twemeranwa ko igihe ufite icyaha mu mutima wawe utakwemererwa kwinjira mu ijuru. Therefore, Bible clearly says, whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Rero biraramutse ngo umwizera wese ntarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. How can you have everlasting life having sin in your heart? Ariko se wagira ubugingo buhoraho ukagira n'icyaha mu mutima gute? Having sin in your heart, it means that you have the wages of sin, which is death. Kuvuga ko ufite icyaha mu mutima wawe bivuze ko n'ibihembo byacyo bihari kandi urwo ni urupfu. If you have death, it does not make sense that you have everlasting life. None nimba muri wowe harimo urupfu ntabwo byaba byumvikana nta n'ishingiro bifite kuba ufite ubugingo buhoraho. Because everlasting life is the life without death. Kubera ko ubugingo buhoraho n'ubuzima butabamo urupfu. So many people, they are in confusion. Abantu benshi baba mu rujijo.
Though they said that they received the salvation, but they still have sin in their heart. baravuga bati twakiriye agakiza ariko bagakomeza bakabana n'ibyaha mu mitima yabo. The reason why the most people they strongly hold this idea that they received the salvation, nyamara igituma bacigatira iki gitekerezo kibabwira ko bakiriye agakiza, it is because they experienced something in their lives. ni uko hari ibintu baba barabonye mu buzima bwabo. Probably a certain change bashobora kubona impinduka yababayeho or certain experience. cyangwa se ikindi baciyemo. As I told you, there's some experience to quit the bad behavior. nk'uko nababwiye ashobora kuba yararetse imyitwarire mibi, Or like speaking tongues. cyangwa se koko akavuga muri izo ndimi zitamenyekana. One of these things is the topic that I want to share with you this evening. kimwe muri ibi nicyo nifuza kubaganirira uyu mugoroba. What is that? icyo ni iki? Baptism. umubatizo. So many people they think that I received the baptism, so this is the proof of salvation. abantu benshi bavuga bati ngewe narabatijwe kandi icyo ni igihamya cy'uko nakijijwe. I received the baptism, so it means that I received the salvation. nge rwose narabatijwe kandi icyo ni igihamya cy'uko nakira agakiza. Even some people they even received the baptism several times. hari n'ababatizwa inshuro nyinshi cyane. Does it mean that they received the salvation several times? none ubwo byabivuze ko baba bakiriye agakiza inshuro nyinshi? No, that is not true. ibyo si ukuri. We need to understand the meaning of baptism exactly. umubatizo ni ikintu tugomba gusobanukirwa tukamenya icyo kivuze. Because our sins are not washed by this water. burya ibyaha byacu ntabwo byezwa no kujya mu mazi. The Bible clearly says that our sins are washed by their blood. bivuga ko ibyaha by'abantu byozwa n'amaraso. But even you can find the meaning, the baptisms in the Bible, and we need to know the meaning of the baptism biblically. rero tugomba kumenya igisobanuro cy'umubatizo ku buryo bushingiye kuri Bibiliya. You see that you can find 4 kinds of baptisms in the Bible. muri Bibiliya ushobora kubonamo ubwoko bune bw'imibatizo. The first baptism is the baptism that John the Baptist gave the people. ubwoko bwa mbere ni umubatizo Yohana umubatiza yabatizaga abantu. And that is called the baptism of repentance. uwo wiswe umubatizo wo kwihana. The people came to the John the Baptist, to receive the baptism. icyo gihe abantu basangaga Yohana ngo babatizwe. At the time, they confessed their sins before the John the Baptist. bagera imbere bakamwaturira ibyaha byabo byose. You see that, that baptism is the baptism of repentance. rero uyu mubatizo wiswe umubatizo wo kwihana. What does that mean? ubwo bivuze iki? You see that in order for us to receive salvation, there is one stage called repentance. kugira ngo twakire agakiza hari intambwe imwe dutera yitwa kwihana. People confessed their sins. abantu baturaga ibyaha byabo. But to be more accurate, they confessed their true figure, their evil heart. ariko tweruye twavuga ko bahishuraga ububi bwabo bakavuga ishusho yabo nyakuri. Not just the one or two mistakes that they committed. ntabwo ari ikosa babaga bakoze gusa cyangwa abiri. They confessed their sinful nature, that they were born in sin and they were sold under sin. ahubwo ubunyacyaha bwabo bwose babusukaga hasi nk'abantu bavukiye mu cyaha bakashyiramo. So this is the repentance that John the Baptist he performed. rero iyi niwo mubatizo Yohana umubatiza yabatije. Because the Bible says that John the Baptist he prepared the path of Jesus Christ. Bibiliya ivuga ko Yohana umubatiza yaje ngo ategure inzira ya Yesu. His main work is to prepare the way of the Lord. rero umurimo nyakuri w'ingenzi ko ari ugutegura inzira y'Umwami. Because you know that Jesus is the author of faith. murabizi ko Yesu ari we banze ryo kwizera. So we can say that Jesus is the faith. twanavuga ko ari we kwizera. So in order this faith to enter in your heart, rero kugira ngo kwizera kwinjire mu mutima wawe, your heart must be ready to receive that faith. umutima wawe ugomba kuba witeguye kwakira uko kwizera. But as I told you that our thoughts are different from the thoughts of God. ariko nababwiye ko ibitekerezo byacu biba bitandukanye n'iby'Imana. If we strongly hold our own thought, our own rightful idea, turamutse tugundira igitekerezo cyacu twita ikikuri, when the word of God is heard, you see that we will reject it because it does not match with our understanding. icyo gihe nitwumva ijambo ry'Imana tuzaryamaganira kure ko rizaba ritandukanye n'uko That's dutekereza. why John the Baptist
came and taught us that how evil we are, how wrong we are before God. niyo mpamvu yohana umubatiza yaje atwigisha ububi bwacu n'uburyo twibeshya, So that we can put down our thought to be able to receive the faith, the word of God as faith as it is. icyo yashakaga kwari kugira ngo dushyire hasi ibitekerezo byacu twakira ijambo ry'Imana nko kwizera nk'uko riri. That's why last time I explained to you that how John the Baptist, he spoke to the Pharisees and that you are brutal viper, not the child of children of Abraham. rero ubushize nabaganiriye uburyo yohana umubatiza yabwiye abantu abigisha ati mwebwe muri abana b'inshira, ntabwo muri ab'Imana, ni muri ab'Aburahamu. Because these people, they thought that they are children of Abraham, they are good. bajyaga batekereza bati twebwe turi abantu beza, turi abana b'Aburahamu. But John the Baptist spoke to them that you are the brood of viper. ariko yohana umubatiza araberera ati mwe muri abana b'inshira, You are dirty and filthy. muri abantu banduye bahindanye, You don't trust yourself because you are dirty and filthy. ntimukiyizere rwose mwe muranduye. Don't think that you are special. ntugatekereze kuri umuntu Don't think udasanzwe, that you are great. ntugatekereze kuri umuntu You uhambaye, are nothing before God. ntacyo uri cye rwose imbere y'Imana. Now this is how John the Baptist, he prepared the heart of the people to be able to receive the word of Jesus as it is. uku niko yohana umubatiza yateguye imitima y'abantu ngo nayo yitegure kwakira Yesu, yakira Now ijambo here, ry'Imana. the story that we read today, this is the second baptism. rero inkuru twasomye ivuga ku mubatizo w'ubwoko bwa kabiri. The baptism that Jesus Christ received from the John the ni Baptist. umubatizo noneho yohana umubatiza yabatije ariko atabatiza abantu, ahubwo abatiza Yesu. Actually, this is like a very unique and strange baptism. uyu wari umubatizo wihariye kandi udasanzwe, And it happened only once. kandi wabayeho inshuro imwe gusa. Why? kuki? Because it does not need to be the repeated. ntabwo ari umubatizo ukenewe gukorwa In wisubiramo. other words, once was enough. ni ukuvuga ngo wakozwe rimwe biba bihagije iteka. Even actually, the John the Baptist, he was somehow surprised. yohana umubatiza nawe byaramutunguye, Because if you think about the baptism, uramutse utekereje ku by'umubatizo, most of the case, the pastors in the church, they give the baptism to their members. ubundi abashumba mu matorero n'amadini nibo babatiza ababayobotse. In other words, the higher person gives the baptism to the lower person. bivuze ngo umuntu mukuru abatiza umuto, Between Jesus and John the Baptist, who is higher? ariko si hagati ya Yesu na yohana umubatiza ninde wari mukuru? Obviously, the Jesus is higher than John the Baptist. birumvikana Yesu yari mukuru kuruta yohana. Even John the Baptist, he knew this. yohana umubatiza nawe yari abizi. That's why, let us read the verse 14. niyo mpamvu dusoma umurongo wa 14. So when from verse 13, then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. guhera ku wa 13 aravuga ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani asanga yohana ngo mubatize. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and are you coming to me? nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze. Here we can see that I need to be baptized by you. This is what John the Baptist, he said. yohana yarivuye ati nkwiriye kubatizwa nawe. Why? Because he knew that Jesus was greater than him. ese ni ukubera iki? yari azi ko Yesu akomeye kumurusha, ari mukuru kuri we. I am the high priest, but you are the Son of God. ati ngenda umutambyi mukuru ariko uri umwana w'Imana. Oh Jesus, I need to be baptized by you. Yesu ni wowe ugomba kumbatiza. So we can clearly see that this baptism is somehow special. rero turabona ko uyu mubatizo udasanzwe. And why do you think Jesus, was trying to receive the baptism from the John the Baptist? hasi utekereza ariyo mpamvu Yesu yashatse ko yohana amubatiza. Because you know that in order to receive the baptism, you see the one who gives the baptism should raise both hands on the head. nk'uko mubizi ubatiza buri gihe arambika ikiganza cye mu ruhanga rw'uwabatiza. So there must be a clear reason that that Jesus was trying his best to receive the baptism from the John the Baptist. rero hagomba kuba ari impamvu Yesu yagerageje ngo abone yohana amubatije. You can get the answer from the Bible, not from your thought or not your guess. rero ntabwo iyo mpamvu cyangwa igisubizo cyayo wakibona mu gufindura kwawe,
ahubwo kiba muri The Bibiliya. answer we can find from the book of Leviticus chapter 16. Impamvu yabyo dushobora kuyisoma mu gitabo cy'Abalewi ibice 16. Let us open to the book of Leviticus chapter 16, Abalewi igice cya 16 verse 21. mureke dusome umurongo wa 21. Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, confess over it all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of the suitable man. Haranditse ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayo umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Now here we can see that all their sins, putting them on the head of the goat. Birabanga ibyaha byabo byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. So through this, the laying his hand on the head of the goat, kurambura ibiganza mu ruhanga rw'ihene, the sins of all Israelites now are transferred on the head of the goat. byatumaga ibyaha by'Abisirayeli byose byimukira mu ruhanga rw'ihene. You know that Jesus Christ, he came down this world as an offering. Nimwibuke Yesu yaje mu isi nawe nk'igitambo. He needed to receive the sins of the whole people, sins of the whole world from the John the Baptist, because at the time, John the Baptist, he was the last high priest. Yesu yagombaga kwakira ibyaha by'inyokomuntu byose binyuze muri Yohana Umubatiza, kuko Yohana Umubatiza niwe mutambyi mukuru waherutse abandi. So he needed to receive these sins of the world. Rero yagombaga kwakira ibyaha by'abari mu isi. Therefore, he received this baptism from the John the Baptist. Niyo mpamvu yemeye kubatizwa na Yohana Umubatiza. That's why this baptism, of the John the Baptist giving the Jesus Christ, it is really important. Rero uyu mubatizo wa Yohana Umubatiza abatiza Yesu wari uw'ingenzi cyane. Even it was prophesied in the book of Daniel. Ni umubatizo wari warahanuwe mu gitabo cya Daniyeli. Daniel chapter 9 verse 24. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 9 duhere ku murongo wa 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make a reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and the prophesy, and to anoint the most holy. Haranditse ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka byerekanwa n'ibyahanuwe, bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Here we can see that to finish the transgression, hano haravuga ngo gukiranirwa gutangirwa impongano, ibyaha bishire, to make an end of sins, ibicumuro bicibwe, ibyaha bishire, to bring in everlasting righteousness. hanyuma haze gukiranuka kw'iteka. Dear viewers, in order to bring the everlasting, the righteousness, sin must be finished eternally. Bakundwa, kugira ngo habeho gukiranuka kw'iteka, nuko ibyaha bishira iteka. As I told you that the wages of sin is death. Kandi nababwiye ko ibihembo by'icyaha ari urupfu. If you remain with sin in your heart, uramutse ubanya n'icyaha mu mutima wawe, it means that you have death in your heart. bivuze ngo wibanira n'urupfu. And how can you get the everlasting life having sin in your heart and having death in your heart? None se ubwo wagira ubugingo buhoraho gute kandi ubana n'urupfu? So in order for you to receive the everlasting life, kugira ngo ugire ubugingo buhoraho, you see that this sin must be finished eternally forever. icyaha cyo kigomba kubanza gushira iteka. But you cannot make it ariko we ntiwabishobora, because you don't have that ability.
nta bushobozi ufite bwo kumaraho That's ibyaha. why Jesus Christ came down this world Ibyo byatumye Yesu yizira mu isi to make an end of sins, ngo ibyaha bishire, to bring the everlasting life. This is what is prophesied. bazane gukiranuka kw'iteka yimika ubugingo And buhoraho. then let us go back to the Matthew chapter 3, None dusubiye muri Matayo ibice bitatu verse 15. umurongo wa 15 uvuga ngo iki? Now Jesus replied to the John the Baptist in this way. Yesu yashubije Yohana umubatiza ngo, But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera aremera. Now when John the Baptist, he was kind of refusing, igihe Yohana umubatiza yageragezaga kwanga, Jesus explained to him, Yesu yaramusobanuriye, it is fitting for us to fulfill all righteousness. aramubwira ati ibi ni ngombwa kugira ngo gukiranuka kose gusohore. In order to fulfill all righteousness, all sins must come to an end. Ariko kugira ngo gukiranuka kose gusozwe ni uko ibyaha bibanza gushira. And you see that this really happened. Kandi ibi byarabaye koko. Because when we read verse 16, umurongo wa 16, when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. Yesu amaze kubatizwa umwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma mu byahu. Now you see that after Jesus received the baptism from the John the Baptist, the Yes. heavens were opened. Yesu Kristo akimara kubatizwa na Yohana umubatiza, ijuru ryahise rifunguka. Dear viewers, what does this mean that heavens were opened to him? Ese nshuti zanjye bivuze iki kuvuga ko ijuru ryakingutse? It means the heavens had been closed. Bivuze ko hari hashize igihe kinini rifunze. Why had it been closed? Ese kuki ryari rifunze? Because of sin. Ni ukubera icyaha. Because sin was just in the world. Icyaha cyari mu isi. But after Jesus Christ, he received the baptism from the John the Baptist. Ariko Yesu akimara kubatizwa na Yohana, Now we can clearly see the sin of the world was transferred from the world to Jesus Christ. icyaha cyari kimaze kwimuka kivuye mu isi cyinjiye muri Kristo. If you open then John chapter 1 verse 29, Iyo usomye Yohana igice cya mbere umurongo wa 29, now the scripture saying that behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. biravuga ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. The day after Jesus Christ received the baptism from the John the Baptist, Umunsi ukurikira Yohana amaze kubatiza Yesu, now that John the Baptist, he saw Jesus coming toward him, Yohana yiboneye Yesu amuzaho, and John the Baptist said that behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yohana abwira abantu ati rwose nguriya uyu niwe mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha. And then as you know that Jesus, he came from heaven. Kandi murabizi Yesu yavuye mu ijuru, Jesus came from the eternal world. yaje avuye mu isi idashira y'ubuziraherezo. Jesus shed his blood, Yesu yaraje amira amaraso ye, and that blood covered the sin of the world. amaraso ya Yesu niyo yatwikiriye icyaha cy'isi. For how long? Yesu yagitwikiriye kugeza For 1 ryari? year? Umwaka umwe, 100 years? imyaka ijana, No. oya, Forever. by'iteka. Once for all. Byakozwe rimwe bihagije iteka. This is what Bible says. Iki ni cyo birivuga. The blood of Jesus was shed to redeem our sins, but not all sin of the world forever. Amaraso ya Yesu yamenetse kugira ngo acungure icyaha cy'abari mu isi kandi by'iteka ryose. That's why Jesus said, it is finished. Niyo mpamvu Yesu yavugiye ngo birarangiye. That's why the Bible says that whoever believes in him should not perish but have everlasting life, because the sin is redeemed eternally. Niyo mpamvu bivuga ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho, nuko icyaha cyacunguwe by'iteka ryose. So on God's side, he prepared this salvation perfectly. Mu ruhande rw'Imana yaduteguriye aka gakiza mu buryo butunganye. The problem is now on our side. Ariko ikibazo ni mu ruhande rwacu. So now that Jesus has already performed his mission perfectly and forever. Ubu Yesu ubutumwa bwamuzanye yabushoje mu buryo butunganye by'iteka. But now
the choice is up to you. Are you going to believe in this or are you going to deny it? ariko ni wowe guhitamo ese ibi ngibi urabyizera cyangwa urabihakana. The Bible says if you believe, you will be saved. biravuga ngo niwizera urakizwa, If you deny, you will be condemned. ariko utizera we aba amaze gucirwaho iteka. Now here you can find the third baptism. niyo mpamvu haza umubatizo wa gatatu, That Jesus will come back and baptize you with the fire or the Spirit. yesu araza akabatirisha umwuka wera cyangwa se akabatirisha umuriro. When you accept the gospel in your heart, you will be baptized in the Spirit. iyo wemeye ubutumwa bwiza ubatizwa mu mwuka In other words, that you will receive the Holy Spirit in your heart. mu yandi magambo icyo bivuze wakira umwuka wera mu mutima wawe. You will be covered by the Holy Spirit. That is the Spirit, the baptism with the Spirit. umwuka wera aza akagutwikira, abona umubatizo w'umwuka But wera. if you do not accept, if you do not believe in this gospel, ariko iyo wanze kwizera ubutumwa bwiza, you will be baptized with the fire. nta kabuza uzabatizwa w'umuriro. In other words, that you will be sent to the hellfire. mu yandi magambo uzajugunywa mu muriro utazima. You see that? I hope that no one received this baptism of fire. gusa niriye ko nta n'umwe muri mwe wazabatizwa uyu mubatizo w'umuriro. That's why Jesus gave this the example. yesu yatanze urugero. The wheat will be gathered into the barn, aravuga ati amasaka azashyirwa mu bigega, but chaff will be gathered and put it into the fire. ariko urukungu bazaruteranya rwose barushyire mu muriro. According to the Bible, the salvation, for us is already prepared. ugendeye kuri biriya agakiza imana yamaze kukaduha, But if you believe, ariko nukakira ukizera you will receive it. urakakira rwose kakaba But if you do kawe. not believe, ariko niba utabyizeye, in other words, that if you insist in your thought, igihe utsimbaraye ku bitekerezo byawe, you can never receive that true salvation. ntabwo ushobora kwakira aka gakiza k'ukuri, You will remain in condemnation. ukomeza kwibera aho ucirwaho iteka. And the last baptism is the baptismal ceremony that we usually receive. rero undi mubatizo wa nyuma ni umubatizo nk'ikimenyetso tubatizwa. After we received the salvation, iyo tumaze kwakira aka after we gakiza, received the baptism with the Spirit, iyo twemeye kubatizwa na mwuka wera, we attended this baptismal ceremony to proclaim to the world, even to the Satan, that now I become the righteous before God, even before the Satan. tujya tubatizwa undi mubatizo wo guhamya, tugahamiriza isi na satani n'ijuru yuko twamaze kunesha This is satani. the ceremony. ni umunsi mukuru gusa, I received salvation. I am now the son of God. I am the child of ni God. umunsi mukuru wo guhamya ngo nakira agakiza, ni umwana w'imana. You see that we usually have this wedding ceremony. tugira rero uyu muhango w'ubukwe, You see that before this couple, they organize the wedding ceremony. ariko iyo aba bashaka gushakana bari gutegura ubukwe, The first of all, this the groom and bride, in their heart, they already get married. barabanza bagashakana mu mitima yabo bagahuzwa bakaba umwe. They already decided to live together. baba baramaze rwose guhura barabaye umwe. And then they organize the wedding ceremony to proclaim or to introduce their marriage to the people around them. hanyuma bagategura umuhango wo gusezerana imbere y'abantu ngo babihamirize abantu. Even this baptismal ceremony is okay, same. mujyana umubatizo wundi nk'umuhango. After you received the true salvation, iyo umaze kwakira agakiza k'ukuri, after you received the baptism with the Holy Spirit, umwuka wera yamaze kuza akagutwikira, and when you have a chance, you do this baptismal ceremony ukabona amahirwe yo kubatizwa, ujya ubatizwa rwose, to proclaim that now I am the righteous. ubuhamya ngo ngubu ni umukiranutsi. What if you miss this baptismal ceremony? ariko si umwaka utawukoze, Do you think that your salvation is cancelled? ese agakiza kakazakurwaho? No, that is not true. oya rwose, ibyo si ukuri. Let's think about the one, the thief, the next to the Jesus Christ on the cross. reka dutekereze ku kisambo kimwe cyari kumwe na yesu ku musaraba. He was given this, the promise from Jesus Christ that you will be at the paradise with me. iki gisambo yesu yagiye asezerana ati rwose mukajya turaba turi kumwe muri paradiso, And he died. kandi cyahise gipfira ku He musaraba. did not have the time to be baptized in the water. nta mwanya cyagizeho kujya mu mazi ngo kirabatizwa.
do you think he is in the paradise with Jesus or not? ese koko yinjiye muri paradiso na Yesu cyangwa ntiyagezeyo? Remember that Jesus does not lie. mwibuke ko Yesu atajya abeshya. You see that he already received this baptism with the Holy Spirit by the promise of Jesus Christ. iyo binyuze mu isezerano rya Yesu Kristo yakiriye mwuka wera, abatizwa mu mwuka wera. Dear viewers, remember that even if you receive the baptism with water 5 times, even 10 times, nshuti zanjye ujye wibuka ngo nubwo wabatizwa mu mazi inshuro 5 cyangwa 100, if you still remain in sin, nukomeza kuba umunyacyaha, if you have never received the baptism of the Holy Spirit, nimba utarigeze ubatizwa n'umwuka wera, that baptism is meaningless. rwose imibatizo wakoze nta kibuze. I really hope that you understand the meaning of baptism exactly. niringiye ko wabaho uzi neza igisobanuro cy'umubatizo neza. Thank you very much. I will speak up to here. urakoze cyane, reka dusoneze. Let's pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. data wo mu ijuru turagushimira. This evening you have given us this time to learn the meaning of the baptism. waduhaye amahirwe yo kwiga igisobanuro nyacyo cy'umubatizo kuri uyu mugoroba. Father, we are the people and we are always affected by these tangible things. data turi abantu buri gihe bagirwaho ingaruka n'ibyo tubonesha amaso ibifatika. Father, what is really important is the heart. ariko ikintu cy'ingenzi ni imitima yacu. The reason why Jesus received the baptism from the John the Baptist icyatumye abantu umubatiza batiza Yesu is because Jesus was in need of receiving the sin of the world. Yesu yemeye kubatizwa ngo yakire icyaha cyacu abari mu isi. And Jesus shed his blood to cover and redeem the sin of the world. Yesu arangije amena amaraso ngo atwikire icyaha cy'abantu bose mu That's isi. why from that moment the heaven is open. kuva icyo gihe ijuru ryarakingutse. Now allow every viewer in order to receive this word, this promise, as faith in their heart. turagusabye wemerere buri muntu wese ukurikiye kwakira iri sezerano rihinduke kwizera mu mutima we, So that they can receive the true baptism with the Holy Spirit. kugira ngo nawe abashe kubatizwa n'umwuka wera, umwuka wera mutwikire. If Jesus said that we are righteous, it means that we are righteous. nimba Yesu avuga ko turi abakiranutsi, bivuze ko turi abakiranutsi. Father, that is the faith to believe in the word of God. kandi data uko niko kwizera, twizera ijambo ry'Imana. Father, we thank you. data turagushimira. I pray everything in the name of Jesus. ibi byose mbisenze mu izina rya Yesu. Amen. amen. Thank you very much. urakoze cyane, See you next time. nawe utaha.